ibihumbi 2022 nguhaye ikaze cyane kuri RTV. Ngewe nitwa Muhire Rebecca. Reka nshimire abantu bose twabanye mu rugendo rutari rworoshye rwo kuzenguruka intara zitandukanye kuva mu burasirazuba tugerana mu burengerazuba, mu majyaruguru, tuza guca mu majyepfo. Kuri uyu munsi turi mu mujyi wa Kigali aho akanama nkemuramaka bari buze kudufasha guhitamo abasore bahagararira umujyi wa Kigali. Aba judges turi kumwe na Sunday Juste, turi kumwe na Aisa Kiza, turi kumwe na Sebudwege Sheyari. Abo nibo ba judges bari buze kudufasha guhitamo abasore bahagararira umujyi wa Kigali. Ni RTV niho dukurikiye, ni Imanzi Agents niyo yateguye Mr Rwanda 2022. Reka nsabe protocole badufashe abasore uko bujuje ibisabwa, uko biyandikishije, biyereka akanama nkemuramaka. Ni Mr Rwanda 2022 turi mu mujyi wa Kigali aho tugiye gutoranyamo abasore baza guhagararira umujyi wa Kigali. Ni urugendo rwatangiriye mu ntara y'Uburasirazuba, tuza gukomereza mu majyaruguru, tuza kugera mu burengerazuba, tuza no kugerana mu majyepfo. Uyu munsi turi mu mujyi wa Kigali aho aba judges bari buze kudufasha guhitamo abasore bahagararira umujyi wa Kigali. Udukurikiye kuri RBA ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zose za Mr Rwanda. Ni abasore 400 nibo biyandikishije mu mujyi wa Kigali. Kugeza ubu ngubu abasore bujuje ibisabwa ni abasore bagera kuri 75. Ni Mr Rwanda 2022 ni udukurikiye unyuze kuri RBA ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zose za Mr Rwanda. Abasore uko bujuje ibisabwa babanje kwiyereka akanama nkemuramaka. Uyu mwanya tugezeho umwanya wo kwakira umusore umwe kuri umwe yiyereka akanama nkemuramaka. Munyemerere nakire umusore wambaye nimero 35 yiyereka akanama nkemuramaka. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Amakuru ni meza. Uratwibwira? Murakoze. Ndibigirimana Desire. Desire. Ufite imyaka ingahe? 19. 19. Ukora iki mu buzima busanzwe? Iyo mbonye nk'ibiraka cyangwa se nk'umuntu ma akazi runaka ndagakora. Ntabwo ndagira amahirwe yo kubona akazi gahoraho. Mbona ibiraka gusa nyine mfite icyizere cy'uko ari igihe kizagera nkafata kontra yenda runaka. Wagize amahirwe kujya ku ishuri? Yego. Urifuza gukoresha uruhe rurimi? Ikinyarwanda. Ikinyarwanda. Urakoze. Desire. Yego. Umeze neza? Meze neza. Nk'umunyeshuri washoje amashuri ye yisumbuye, wenda hari inzozi wari ufite uri mu ishuri,
iyo urebye cyangwa se ugatekereza muri aka kanya ubona habura iki kugira ngo ubashe kuzigeraho? Murakoze. Ngira inzozi cyane n'izina ryanjye yabishimangira, nitwa Desire, ni wish. Mba nifuza kugera ahantu kure nkagira revo ngeraho itandukanye n'iyo ndiyo nonaha. Nkaba umuntu ugira ikintu wenda afasha muri rubanda, numva nyine ari abantu bishimye kubera njyewe. Mba numva ari izo nzozi mfite, ntaranira n'impamvu naje no kwiyandikira muri Mr. Rwanda. Murakoze nawe. Amakuru Desire. Meza. Uvuka mu kahe karere? Karere ka Kicukiro. Ka Kicukiro. Ni icyo uzaniye muri Mr. Rwanda? Murakoze. Ngiye ikintu nzanye muri Mr. Rwanda, nzanye gufasha abatishoboye. Gute? Urugero, ngiye umushinga nateguye nawucishije mu musanzu wo gufasha abarwayi ba diabete. Mu by'ukuri usanga abarwayi ba diabete ari ukumva ngo arwaye diabete, ukagira imbabazi ukumva ngo iyo ngari ibintu atakirya, ngari ibintu yaretse, ariko mu by'ukuri umuryango w'indani hari ibibazo usanga afite abantu batajya bitaho. Ngiye nasanze kuko mama wanjye yarwaye, nabonye ibibazo bitubaho umuryango wacu ukuntu wirwanaho, rimwe na rimwe ajya gufata imiti akareka n'ibyo biraka, bikangiraho ingaruka naje ugasanga amashuri kuyishyura biragoranye, ibyo kujya kwibona biragoranye. Nkumva nanjye binteye ikibazo, kuva hari abandi bantu bameze nkanjye muri iki gihugu batajya babona ubwo bufasha. Ndavuga ati nuko mbaserukire, nabonye amahirwe yo kuza muri Mr. Rwanda, mbaserukire ndebe ko nazaza nkagira ikintu mbafasha, nanjye ngatanga umusanzu mbikishije mu barwayi ba diabete. Ni gute umushinga wawe uzagera ku muturage w'Inyamasheke urwaye diabete? Murakoze. Ngiye natangiye avuga ati nzatangira turi abantu bakeya, cyangwa se kuko iyo utangira umushinga nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi. Navuze ati tuzatangira turi bakeya, uko tugenda tubona amahirwe tugenda twagura n'ibikorwa byacu. N'umuturage mu Rwanda hose tukagera no hanze y'igihugu. Hari n'abandi bafite ibibazo bimeze nk'ibyo batajya babona ubufasha n'abantu babitaho. Ni mpamvu nagize igitekerezo cyo kubahagararira nk'umuntu ugize amahirwe yo kwiyandikisha muri Mr. Rwanda. Urakoze cyane, amahirwe y'amasa kandi ukomeze ubafashe. Murakoze cyane. Munyemerere nakira umusore wambaye nimero 44 yiyereka akanama nkemurampaka. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Amakuru ki? Amakuru ni meza. Mwitwa bande? Amazina yanjye nitwa Ngabo Prince. Prince? Yego. Turabizi cyangwa se nawe wemeranya natwe ko Mr. Rwanda yakabaye avuga ikinyarwanda, ariko uyu munsi turaguha amahirwe ukoresha ururimi ushaka. Ese tugume mu kinyarwanda cyangwa dukoresha uruhe? Nahitamo gukoresha ururimi rw'icyongereza. Rw'icyongereza. Yego. Thank you. Hello, Prince. Hey, how are you? I'm good. How are you? I'm also okay. Okay, so every time we do speak or talk about gender, so what does gender mean to you? What gender means to me is like an equality between two species of life that people live in. So what gender means to me is equality in people. Yeah. Thank you very much, Prince. Thank you. Goisonga, how are you? I'm also okay. Make a comment and a critical analysis of these future generations. The future generation, we have courage to do everything. Anything I can participate in that can give me an opportunity to do something that can improve my social life and everyday living, I have to do it. And I have to do it with all my courage, power, and everything that I can do. So the future generation, we have to stand up and look for opportunities. We don't have to sit there at home. Opportunities will never find us at home. So we have to come and we take those opportunities. Just if we fail for the first time, we won't fail for the second time. Just keep trying. Thank you. Thank you so much. You're welcome. We wish you all the best. Thank you so much. Ni Miss
Mr Rwanda 2022 turi mu mujyi wa Kigali aho aba judges bari buze kudufasha guhitamo abasore bahagararira umujyi wa Kigali. Reka nshimire abo turi kumwe, nshimire Rwamurek, nshimire Genuine Reflexology, nshimire Elise Brand. Munyemerere nakira umusore wambaye nimero 8 yiyereka akanama nkemurampaka. Biriwe neza. Mwiriwe. Uribwira abadukurikiye. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mufora Nyirimigabo Ale, nkaba ndi umunyarwanda w'imyaka 24. Murakoze. Uransubiramo izina ry'ikinyarwanda ryawe. Nitwa Mufora Nyirimigabo Ale. Mufora Nyirimigabo. U Rwanda mu byo twishimira twagezeho harimo umutekano. Urambwira inzego ebyiri z'umutekano tubikesha, ugerageze no kumbwira zimwe mu nshingano za buri rwego. Murakoze. Inzego ebyiri z'umutekano dukesha umutekano dufite ubu ngubu, hari urwego rwa polisi, hari n'urwego rw'igisirikare. Zimwe mu nshingano za polisi ni ugucunga umutekano w'abaturage muri rusange. Hagati inzego z'igisirikare inshingano zazo ni ugucunga umutekano ku mipaka y'igihugu kugira twirinde abadutera baturutse hanze. Murakoze. Wihangane nkubaze ikibazo gikurikiyeho. Nta kibazo. Nkawe w'umusore, iyo wumvise ngo u Rwanda ruri kubungabunga amahoro mu bihugu bitandukanye, bigusigira iki mu mutima wawe? Murakoze. Iyo numvise ko u Rwanda rubungabunga umutekano mu bihugu byo hanze, bimpishema nk'umunyarwanda, bikampa agaciro, kuko ni iby'agaciro ko igihugu mbamo umutekano udusaguka tukawusagurira amahanga. Murakoze. Ni Mr Rwanda 2022 udukurikiye kuri RBA ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zose za Mr Rwanda. Munyemerere nakira umusore wambaye nimero 34 yiyereka akanama nkemurampaka. Wiriwe neza. Wiriwe neza. Uratwibwira uko ubishaka. Amazina yanjye nitwa Ruharamba Nkiko Trezoro, Ruharamba Nkiko wa Ntunda, Ntunda wa Matabaro, Matabaro wa Makara, ndi umuhungu wa Mubega. Urakoze cyane. Muri iyi minsi u Rwanda n'abayobozi barwo baratekereje bumva dukwiye minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda. Ayo makuru warayumvise? Ayo makuru ntabwo nayumvise. Ntabwo wayumvise. Nutaha uze kuyashakisha. Sibyo? Wiriwe. Wiriwe neza. Amakuru. Amakuru ni amahoro. Ujya ukunda gukurikira imyidagaduro? Yego. Ubona imyidagaduro mu Rwanda imaze kugera ku kihe kigero? Ndavuga industry y'imyidagaduro. Urashaka tuvuge mu Kinyarwanda cyangwa tuvuge mu Cyongereza? Nabyishimira mu Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda, yego. Iyo urebye uruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda, wenda reka duhere nko mu 2010 kugeza ubu ngubu, ubona ruhagaze gute? Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ndebye guhera muri uwo mwaka 2010 kugeza ubu ngubu mu myidagaduro, kuvuga ngo ikintu cyiyongereyemo ni iterambere twabonye mu buryo bwa interinete, mu buryo bwo gusakaza ibyo ukora muri navuga mu gice urimo, kuko hari ubuhanzi bwinshi, hari impano nyinshi. Yego. Hanyuma harimo navuga intera nini cyane, urebye kuva 2010 kugeza ubu harimo intera nini cyane yagaragara buri wese, kandi nk'umunyarwanda nakishimira, ntanaratira amahanga. Nawe. Ni Mr Rwanda 2022 udukurikiye kuri RBA ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zose za Mr Rwanda. Munyemerere nakira umusore wambaye nimero 41 yiyereka akanama nkemurampaka. Uraho neza. Muraho neza. Uratwibwira noneho nurangiza utubwire ururimi wifuza ko tuganiririzamo. Nitwa Muneza Ildefonse. Nifuzaga kubazwa mu Gifaransa. Mu Gifaransa. Biransaba kugisoma. Hari icyo bigutwaye?
Nta kibazo. Nta kibazo. Comment définissez-vous le succès? Le succès. Oui. Le succès, je peux définir le succès comme un état d'âme, tu as travaillé pour quelque chose, et d'après tes efforts et tes aptitudes, tu as réussi quelque chose que tu peux être fier d'un. Merci. Île-de-France. Présent. Ça va? Ça va très bien, et vous? Moi, ça va bien aussi. Ok. Ok, si tu as la chance d'avoir reçu par le ministre des Jeunes, c'est quoi le problème que tu vas discuter avec lui ou bien avec elle? Merci. Si jamais j'aurais la chance de rencontrer le ministre des Jeunes, une chose dont je voulais vraiment parler avec elle, bon, c'est vraiment très triste. Comme moi, j'ai grandi, quand j'étais petit, j'ai grandi en écoutant des histoires à propos des violences sexistes, surtout envers les femmes. Et maintenant, vous voyez, je suis âgé, j'ai 25 ans. Vraiment, c'est une chose très triste. Et j'aimerais vraiment travailler avec les institutions concernées, surtout nous les jeunes, que je crois bien que nous aussi, nous avons quelque chose à contribuer. Parce que vraiment, les femmes, ce sont les êtres qui contribuent beaucoup. Comme d'abord, moi, je suis né à cause de ma mère. Alors vraiment, les femmes, ce sont des êtres qui doivent être vraiment traités avec une importance immense. Alors si jamais j'aurais la chance de la rencontrer vraiment, je lui donnerais une idée vraiment de travailler, surtout nous les jeunes, comme moi j'avais un projet à propos de ça. J'avais vraiment lui apporter mon projet pour me soutenir. Merci. Ni Mr Rwanda 2022 turi mu mujyi wa Kigali aho abajudges bari buze kudufasha guhitamo abasore bahagararira umujyi wa Kigali. Munyemerere nakire umusore wambaye nimero 26 yiyereka akanama nkemurampaka. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Uratwibwira noneho nurangiza udufashe kumenya ururimi wifuza ko tukuganirizamo. Amazina yanjye nitwa Ishimwe Ibert. Habert. Tukuganirize mu ruhe rurimi? Yeah. Tukuganirize mu ruhe rurimi? Ikinyarwanda. Yeah. U Rwanda aho duhagaze igihe tumaze igihe twitegura inama mpuzamahanga yagombaga kubera hano mu mujyi wa Kigali, igenda inyurwamo n'icyorezo cya COVID-19. Iyo nama waba uyizi? Niba uyizi, urabona u Rwanda rwiteze kuyikura mu iki? Murakoze, ubajije ikibazo cyiza. Iyo nama ni CHOGM, ni inama ihurirwamo n'abayobozi batandukanye mu bihugu byishyize hamwe mu bijyanye no kuzamura ubukungu. Hanyuma u Rwanda icyo ruzakuramo nk'inyungu, tuzabona abashoramari, ibikorwa remezo byaravuguruwe, ikindi harimo kubona opportunity, akazi ku rubyiruko. Muri make n'ibyo numva mfite. Yarakoze cyane. Munyemerere nshimire abaterankunga bose turi kumwe, by'umwihariko Yves Sound, by'umwihariko Elise Brand. Reka nakira umusore wambaye nimero 21 yiyereka akanama nkemurampaka. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Usibye nimero 21 turi kureba, ubundi uratwibwira utubwire n'ururimi wifuza ko tukuganirizamo. Nitwa Mbaraga Gakuba Kagasasira, ndi umwuzukuru ndungutse mbungira, ndi umusiga si ndi umusingano, ndi umuzirangobe, ndi wo kwa Buroro warebye impungu mu bicu ikumira hejuru. Urakoze cyane. Ni Ikinyarwanda. Murakoze. Uzi no kukivuga neza. Murakoze. Ariko ndashaka nanjye unyibutse muri bimwe n'aba ntibuka. Iyo bavuze umuco kandi bakongera ngo umuco gakondo w'Abanyarwanda, muri we nk'umusore ni iki kikuzamo, ni iki wumva, ni irihe somo biguha? Nizera ko umuntu ufite umuco yubaha kandi abiri inyangamugayo.
rero inyangamugayo inubaha ntekereza ko iba ifite umuco. Riweho Mwiriwe neza. utwibwire ubundi utubwire ururimi wifuza ko tubuganirizamo. Amazina ni Rwema Gihame Richard. Nkaba mbana n'ubumuga bwo kutavuga, twaganira mu Kinyarwanda kuko ari cyo n'umusemuzi ansemuriramo. Urakoze cyane. Iyo bavuze intwari y'u Rwanda, Rwema yumva iki? Iyo bavuze intwari kuri wowe bisobanura iki? Murakoze cyane. Ndatekereza ko iyo bavuze intwari ni umuntu uba warakoze ibintu by'indashyikirwa, noneho abari inyuma ye cyangwa se abamufataho nk'icyitegererezo bakajya bamwita intwari. Urakoze cyane. Rwema, ni ibihe bibazo ubona abantu bafite ubumuga mu Rwanda bakunze guhura nabyo? Urakoze. By'umwihariko ndavuga ku mbogamizi ku bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Imbogamizi igikomeye cyane iracyari communication, uburyo bwo guhererekanya amakuru yaba kuri we no kubamuhereza serivisi mu byiciro bitandukanye. Iyo iracyari imbogamizi ikomeye cyane. Icya kabiri ni uko abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga batabonera amakuru ku gihe, nayo ni imbogamizi igikomeye cyane ku bantu bafite ubumuga nk'ubu bwanjye. Rwema, uramutse ugize amahirwe yo kuba waba Mr. Rwanda, ni iki wahindura muri sosiyete nyarwanda cyane cyane ku bafite ubumuga? Murakoze cyane. Ngiriwe icyizere ngatsindira ikamba rya Mr. Rwanda, nakangurira abafite ubumuga ndetse n'abadafite ubumuga b'urubyiruko kwihangira imirimo kuko ari bo Rwanda rw'ejo, bakazavamo abayobozi babereye u Rwanda, kandi nk'urubyiruko tukagira uruhare mu kubaka u Rwanda twifuza guturamo. Urakoze cyane Rwema, amahirwe masa kandi turabikwifurije. Wiriwe neza. Mwiriwe. Uratwibwira noneho nurangiza utubwire niba wumva twakomeza kuganira mu Kinyarwanda cyangwa twajya ahandi. Nitwa Kwizera Clement, ndumva twavuga mu Kinyarwanda. Clement. Oui. Uramutse ugize amahirwe, niba nabyita amahirwe, ukisanga mu kindi gihugu kitari u Rwanda, ni iki wakumbura mu Rwanda? Kubera iki? Ikintu cya mbere nakumbura ni Abanyarwanda, kuko Abanyarwanda tugirwa urukundo kandi turakundana kurusha mu bindi bihugu nk'uko mubibona. Ikindi nakumbura ni ibyiza bitatse u Rwanda. Clement, oui. Wiriwe neza? Mwiriwe. Ubona gute gahunda ya Made in Rwanda? Murakoze cyane. Gahunda ya Made in Rwanda ni nziza cyane, nkurikije ko twimakaza ibyo dukorera mu Rwanda kandi bikinjiriza amafaranga igihugu cyacu, amafaranga nasohoka ajya hanze akaguma hano mu Rwanda, kandi n'Abanyarwanda bakabona akazi, bigatuma gutyo dukomeza gutera imbere byihuse. Murakoze. Kwizera amakuru ni meza. Wavuze ngo guteza imbere no kuvuga iby'uwiza biba iwacu i Rwanda. Ego. Ni ibihe byiza bihangano apana karemano u Rwanda uyu munsi dufite turata twagezeho? Ibyiza bihangano bihangano apana karemano. Apana karemano. Yes. Harimo umuco nyarwanda,
ikindi cya kabiri ndumva ari umuco nyarwanda. Yes. Hanyuma ni ibihe bikingi umuco nyarwanda wubakiyeho? Mu rurimi, ikindi cya kabiri n'umuco gakondo. Amahirwe masa. Murakoze cyane. Wiriwe neza. Mwiriwe neza. Imyambaro yawe iri kugaragara neza, niba bigufasha uyirekeremo. Murakoze cyane. Niba ushaka kuyifata gutyo kandi nabwo uyifate gutyo, ikikorohera aba ari cyo ukora. Thank you. Usibye ikinyarwanda, urundi rurimi wifuza ko tugusubizamo n'uruhe? Tukubazamo, sorry. Urahitamo dukomeze mu kinyarwanda cyangwa tujye mu rundi rurimi? Kinyarwanda. Mu kinyarwanda. Noneho tubwire amazina yawe. Nitwa Albert Fisto Kwitonda Ndagijimana wa Ntanga wa Gishego wa Semura Bigibwami wa Karegeya Muvunyi wa Munyambo wa Mazimaka Dirukara rwa Bishingwe Umusinga w'Umusizi. Urakoze cyane. Ni ukubera iki wahisemo kuza wambaye gutyo? Urakoze. Narebye mbona imyambaro yose barayambaye, nanjye nshaka kwambara ibitandukanye n'ibyo abandi bambaye. Nasubiyemo gusubira mu rugo nzana ibindi bitandukanye n'ibyo nazanye. Urakoze. Hari igisobanuro cyihariye iyo myambaro yawe isobanura, kubera ko ntabwo ari byagufasha umwanya kuyishaka, bivuge ko wari uyifite kuko wasubiye mu rugo kuyifata. Isobanuye iki mu buzima bwawe? Mu buzima bwanjye ikintu bisobanuye, umukuru w'igihugu aratubwira ngo twihangire imirimo. Nanjye narebye ikintu gitandukanye n'iby'abandi, ndavuga nti reka nkore ino myenda ubundi igaragara mu myaka yashize. Navuze nti reka nanjye nzane ikintu gitandukanye n'icy'abandi. Icyo isobanuye rero ni ukugarura umuco wa kera, iratandukanye. Urakoze cyane. Amakuru yawe? Meza. Kubera iki uri umunyarwanda? Ya, ni umunyarwanda. Kubera iki wahisemo gukoresha imyenda y'andi mahanga kuruta iya hano mu Rwanda? Murakoze. Urebye n'abandi imyenda bambaye ni y'abanyamahanga, ariko umwimerere w'iyanjye ni itandukaniro ry'abandi. Nashaka gukora ikintu muri make gitandukanye n'icy'abandi. Okay, hanyuma ni imyambaro iranga niyo mu kihe gihugu? Iyi ni imyenda zari ingabo za Farawo mu Misiri. Mu Misiri. Amahirwe masa. Urakoze. Utaragenda, buretse gatoya, utaragenda irushanwa rya Mr. Rwanda, impamvu nkubajije ikindi kibazo wagumye kuvuga itandukaniro. Irushanwa rya Mr. Rwanda kuri wowe ni iyihe mpamvu yatumye ushaka kurizamo? Impamvu nashatse kurizamo ni ubwa mbere ribaye, so nanjye nagira ngo mbashe kuba natera imbere. Ikindi mfite n'imishinga myinshi nshaka kugeza ku Banyarwanda. Murakoze. Urakoze cyane, tukwifurije amahirwe masa. Murakoze. Wiriwe neza? Wiriwe neza. Uratwibwira nurangiza utubwire ururimi wifuza ko tukubazamo. My name is Mugabe Abubakar, aged 24 years old, and yeah. Can you help me understand? Yes, please. Can you help me understand the world culture? What does it mean to you? Okay, I think culture is values and customs that describe a certain group of people and that guide them wherever they go. Yeah, that's what I think culture is. You're welcome.
Abubakar, Yes, please. how are you doing? Doing amazing. You look so handsome. Thank you so much. So, if you get a chance to attend Chogam, Yes, please. and you have to address the audience, what would you tell them? Well, depending on the reason why I'm attending Chogam, if I attended Chogam as Mr. Rwanda, I would address the audience and everybody who would be around about the youth of Rwanda and how hardworking they are and how much they want to do and how far they want to take Rwanda as a country. Yeah, that is if I represented Mr. Rwanda in Chogam. Thank you so much. Gwiriweho. Gwiriwe neza. Uratubwira amazina uko ubishaka nurangiza utubwire ururimi tukuganirizamo. Amazina yanjye ni Muheto Sarto. Muheto Sarto. Uratukubaze mu ruhe rurimi? Mu Kinyarwanda. Ikinyarwanda. Yego. Muheto. Muraho neza. Wiriwe neza? Wiriwe neza cyane. Yego, mu Rwanda muri uku kwezi kwa gatandatu hagiye kubera inama ihuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza. Ugira amahirwe yo kuba wajya muri iyo nama. Wumva ari iki wakungukiramo? Cyane ko na projet yanjye yari byirebaho cyane. Mu busanzwe nize amahoteli n'ubukerarugendo. Na projet nazanye hano ireba cyane amahoteli n'ubukerarugendo. Cyane urubyiruko kugira ngo rwigire twereke image abanyarwanda ko dushoboye kandi tugomba kwigira. Bitangiye 2017 nyuma yo kubona ibibazo urubyiruko rwahuraga nabyo bakakwaka experience kandi utarigeze ubona amahirwe yo kwerekana uriwe. So nibwo navuze nkore mbicishije muri Muhe Hospitality Service nshoboza urubyiruko rugenzi rwanjye twigire twerekana abo turibo twerekane ko dushoboye duhagarare ku ijambo nk'abanyarwanda. So ngarutse ku kibazo wambajije nigirirwa amahirwe yo kuba nakwatendinga muri iyo nama nzagara nk'umunyarwanda ushikamye kuba nakwereka ko abanyarwanda dushoboye kandi kubw'igihugu cyacu. Ego. Urakoze cyane Muheto. Mr. Rwanda 2022 udukurikiye kuri RBA no ku mbuga nkoranyambaga zose za Mr. Rwanda. Congratulations guys. Aba nibo basore bahagarariye umujyi wa Kigali. Nshimire RBA, nshimire abasore bose uko biyandikishije. Nitwa Muhire Rebecca udukurikiye kuri RBA no ku mbuga nkoranyambaga zose za Mr. Rwanda. Dusubire muri pre-selection. Rwanda yatewe inkunga na Tom Transfers RBA, Ramrek, Mango 4G, Speranza Group Limited, Hotel 2000, Genuine Reflexology, Sasa Group Rwanda Limited, Berwa Today ndetse n'abandi benshi.